ndagira ngo nguhumurize mubwire ngo Imana wamenye iracyakuzi kandi izi ni izina ryawe. Rero wicika intege, wigira ubwoba, hanga amaso Imana mbere yuko uba urubuto mu nda ya mama wawe. Imana yari gufiteho umugambi kandi yari gufiteho umugambi mwiza. Rero ntugaterwe ubwoba n'ibyo ubona. Abantu benshi cyane muri kino gihe twibagiwe yuko Imana ariyo mugenga wa byose. Nidukomeza tukabaho mu buzima bwo kubaho twishakisha nk'abantu, twishakisha ukumva ko icyo uzakora ari imbaraga zawe zose, n'uyu mwaka uzakubera nk'uwundi. Twongeye kubaha ikaze kuri Gospel TV, tuzajya tugirana ibiganiro by'uko umuntu yatera imbere mu iyobokamana akabasha kwiyubaka we, akiyuzuza mu bijyanye n'ubumenyi bw'iyobokamana. Uyu munsi rero nkaba nshaka ko tuza kuganira ku buzima bwa buri munsi bw'umukristo, cyangwa se ubuzima abakristo muri ino minsi, ubuzima abakristo barimo barabamo. Ese ni gute waba muri iyi si ukabasha no gukomeza ukaba umukristo ugasingira icyo Yesu yadufatiye? Nicyo nshaka kugira ngo tuze kuba turi kubana cyane, kugira ngo mubashe gusobanukirwa kuri icyo kintu cy'uko umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko hari n'ibibazo ahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ese urwo rugendo umuntu ashobora kugendamo, arugendamo gute? Bigenda bite? Ese yakitwara gute? Kuko turabizi hano hanze isi iraruhije abantu, isi yuzuye ibibazo byinshi cyane, ariko ntago kuba isi imeze gutya bizatubuza gukizwa, ntago bizatubuza kuvuga Imana, ntago bizatubuza kuba muri iyi si kandi dukiranukira Imana kandi dukorera Imana. Ariyo mpamvu rero numva nabasangiza bimwe mu bishobora gutuma umuntu ashobora kugendana n'Imana kandi akabana n'Imana mu rugendo rwa buri munsi rwa gikristo. Murabizi neza ko muri no minsi ubuzima bw'abantu buri kugenda burushaho kujya mu kaga, kubera ko turimo turagenda tujya mu bihe bigoye, aho isi yuzuyemo ibibazo bitandukanye, ubutinganyi, abapasiteri ba feke, ibintu bitandukanye byinshi cyane. Ariko abantu bakitsa imitima bakavuga se Mana, ubuzima tuzabamo gute? Ababyeyi bakibaza abana bacu n'iyi si ese byagenda gute? Mbese abantu babuza amahitamo, niko navuga, babuza amahitamo n'iki twakora. Ariko nicyo tubereye hano kugira ngo tuganire, tubereke ibyo byose. Ijambo ryiza Imana yaravuze ngo nimubona bimeze bityo ngo muzubure amaso ngo murebe mu ijuru, hanyuma nanjye nzabwira icyo gukora. Rero turi hano kugira ngo tukongeremo intege, cyangwa se tubasubizemo intege, tubabwire ngo Yesu aracyari ku ngoma, Yesu aracyashoboye, Yesu aracyatanga ibyiringiro ku bantu babuze ibyiringiro, abantu babona ko nta byiringiro cyangwa se nta cyizere cy'ejo hazaza, urubyiruko ruri kwirundurira mu biyobyabwenge, abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, hari abantu bafite amadeni, hari abantu babuze uko babigenza, hari abantu babuze aho kuba. Isi iragoye, ariko ndagira ngo mbwire mwene data, Imana y'amahoro iracyahari, Imana y'amahoro iracyakwitayeho. Kuko ndagira ngo ngira akantu mwibutsa gatoya. Kuva wavuka wava mu nda ya mama wawe, wari umugambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi Imana yari igufiteho umugambi muzima. So rero nujya ubona uri kunyura mu kibazo, cyangwa se uri kubona uri guca mu kibazo, ntugahangayike, kuko mbere yuko uba urubuto mu nda ya mama wawe, Imana yari gufiteho umugambi kandi yari gufiteho umugambi mwiza. Rero ntugaterwe ubwoba n'ibyo ubona. Ariko cyane cyane ndibanda ku bantu b'abakristo, kuko twebweho dufite undi murage, kuko ntabwo twe tuzapfa kumera nk'abandi, cyangwa se dufite itandukaniro n'ab'isi. Kuko ab'Imana yashyizeho ikimenyetso batandukanye n'abatari bashyirwaho ikimenyetso. Nimvuga gutyo ndabisobanura muri buno buryo. Buriya iyo umuntu aziranye n'umwami, umwami akaba yarigeze kumenya izina ryawe, ntabwo wapfa gupfa gutyo gusa wishwe n'inzara, cyangwa se ngo ugire ikibazo, kuko wagize amahirwe umwami akamenya izina ryawe. Ariko iyo umuntu ari umuturage w'igihugu, ari umuturage usanzwe biraho gusa, nta muntu umuzi, biragoye ko gutabarwa kwe kumvikana. Ariko iyo umwami akuzi, ushobora kuvuga ati no munsi uko byagenda kose ndibutsa umwami icyo yakoze. Rero niyo mpamvu nanjye mbakangurira nkavuga ngo abantu bagize amahirwe yo kubana n'Imana, bakamenya Imana, bakayisobanukirwa, bagasobanukirwa Imana,
nukuri ndabakomeje mbabwira ngo mwongere musubire ku isoko, mwongere mutekereze yuko Imana ariyo byirato byacu, Imana ariyo byizigiro byacu, Imana ariyo yo kwiringirwa. Kubera yuko muri iki gihe kiragoye cyane cyane, aho ubuzima burimo buragenda bugorana bunanirana, umuntu ari urubyiruko akabaho akumva nta cyizere cy'ejo hazaza, akumva nta ejo hazaza, nta epfo na ruguru, nta miryango ikomoka mufite, ukavuga se Mana yanjye bizagenda gute? Ndagira ngo nguhumurize mubwire ngo Imana wamenye iracyakuzi kandi izi ni izina ryawe. Rero wicika intege, wigira ubwoba, hanga amaso Imana, tangira wowe wishyire ku murongo, nurangiza uvuge ngo Mana narakumenye kuva mfite imyaka ingana gutya, nkumenya nta kintu na kimwe mfite, uyu munsi ngiriza imyaka ingana gutya, none Mana yanjye niki nakora kugira ngo mbashe kuva muri runo ruganda, mbashe kuva muri no bibazo, mbashe kuva aha hantu ndi, mbashe kugera ahandi hantu. Nta kindi rero bigusaba. Ubu turi mu ntangiriro z'umwaka, turi mu kwa kabiri, biragusaba ko wicara ugatekereza ukavuga ngo urugendo rwanjye ngiye gutangira muri uno mwaka ngendanamo n'Imana, nkorana n'Imana, ndarutangira gute, ndabitekereza gute, ese ndatangira gute? Ugatangira ukicara ugapanga ukavuga ngo nimba turi mu kwa kabiri, ngiye guha ubuzima bwanjye Imana ariyo ubuyobora, kuko igihe ngiye natanze, ngiye niyoboye, ngiye nirwaniriye, nta kintu nagezeho. Ngiye gufata ubuzima bwanjye. Mu minsi najyaga ngira, nimba icyumweru tuzi ko kigira iminsi 7, mu minsi 7 y'icyumweru uvuge ngo Mana, mu minsi 7 y'icyumweru buri munsi nguhaye amasaha 5 yo kubana nawe, yo kunganiriza, yo kugira gute. Nimba se wowe urubyiruko ukaba ufite n'icyo ukora, ndabyemera ko abo ushobora guha Imana amasaha 5, ukavuga se umuntu azaha Imana amasaha 5 gute, afite ibyo akora, ameze gute? Birashoboka ko mu mutima wawe ari ugambira ukavuga ngo Mana ngo aya masaha 5, kuko nshobora kuba ndi mu kazi ariko ndimo ndaganira n'Imana, kuko Imana iba muri twebwe kandi ivugana natwe. Kuko ushobora no kuba uri mu kazi ariko ukeneye kugera ku yindi ntambwe cyangwa se gukora ikindi kintu, ariko nibagiwe nabo ngabo bari muri ibyo bibazo, badafite akazi, badafite ukuntu babigenza, nabo bakeneye Imana kwibagirira neza. Rero niyo mpamvu nari nangiye mvuga ngo ndashaka yuko ubuzima bwawe, turi mu kwa kabiri, tangira ugure agenda, wicare uvuge ngo Mana, uvuye umunsi wa none ndashaka kujya nkora icyo ubushake bwawe bushaka, ndashaka kujya mbana nawe muri buno buryo, ndashaka kujya nkora ikintu, ariko wakaba ari wonerera intambwe ya mbere. Nutangira kujya muri iyo procedure ukumva ko Imana ariyo ishobora kuguterera intambwe mu kintu cyose ugiye gukora, ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye, nta kintu na kimwe uzigera uruzinga. Uzabona ibintu byawe byose birimo biragenda, uzabona gahunda zawe zose zirimo ziragenda. Kubera iki? Wafashe ubuzima bwawe, ubona yuko noneho wowe imipango yawe nta gaciro igifite, ahubwo ikigiye kugira agaciro muri wowe ari Imana ikagutekereza muri wowe, warangiza nawe ugahaguruka. Kuko umuntu uwo ari wese Imana yatangiriye ikamugenda imbere, nta na rimwe ajya akorwa n'isoni. Ariko nidukomeza tukabaho mu buzima bwo kubaho twishakisha nk'abantu, twishakisha ukumva ko icyo uzakora ari imbaraga zawe zose, n'uyu mwaka uzakubera nk'uwundi. Ariko nuvuga ati Mana, ndagira ngo nange igitambo, mu minsi 7 nguhaye byibuze buri munsi nguhaye amasaha 5 cyangwa se nguhaye amasaha 2, buri muntu wese bitewe n'uburyo afitemo umwanya cyangwa se nuko yabigenza. Uvuge ngo Mana, ndabiguhaye, ndagusezeranya yuko uzabona imibereho yawe ihinduka umunsi ku wundi, kandi uzabona Imana ikora mu buzima bwawe, ubu urubyiruko, ubu umusore, w'inkumi, ubu umupapa, w'umugabo, we wubatse, uzabona Imana hari ikintu igenda ikora mu buzima bwacu. Kubera niyo mpamvu ndimo ndavuga ibintu kandi nkabivuga nkomeje. Abantu benshi cyane muri kino gihe twihugiyeho, twibagiwe yuko Imana ariyo mugenga wa byose, ukumva yuko wowe mu byo ukora imbaraga zawe zifite ahantu zakugeza. Ariko ndagira ngo mbwire mwene data, nshuti yanjye uri kunyumva, rubyiruko, muvandimwe, mugabo, mudamu uri kumva kino kiganiro, ndagira ngo mbwire ikintu kimwe, yuko nta na rimwe umuntu yigeze agira ikintu ageraho atabanjije kubanza ngo afate umwanya ngo avuge ngo ese ngewe ndi muntu nde, ndiki, naturutse, navuye he. Iyo umaze gutekereza kuri ibyo ngibyo,
nibwo ushobora kwicara ukavuga ngo okay, ubwo Imana yamvanya, ubwo navuye ahangaha, ubwo byagenze gutya, nibwo ushobora gufata umwanya ukavuga ngo none nsanze atari ubwenge bwanjye, nsanze hari izindi mbaraga nagakwiye guha uburenganzira zikadrivinga sense yanjye, zikadrivinga ubwenge bwanjye, zikadrivinga ibitekerezo byanjye. Ndabaho urugero gatoya. Hari igihe Samson yarwanye ari gukoresha igufwa yica Abafilisitiya barenga ibihumbi n'ibihumbi, ariko Samson yari agiye kwicwa n'umwuma neza. Inyota iramwica neza agera aho yumva agiye gupfa. Icyo rero cya Imana yarishatse kumwigisha, yashatse kumwigisha Samson nubwo ufite imbaraga, nubwo ugize gute, ariko no kuri ka kantu gato utatekerezaga uragakeneye, kandi ukeneye ubufasha, ukeneye n'ubutabazi. Icyo rero nicyo kintu nawe ukwiye kumenya aka kanya. Wikumva yuko ko hari ikintu runaka wowe uzatekereza, ariko ukumva yuko Imana itaje ngo ibe hagati muri wowe, ibe ifata imizi, ishinga imizi muri wowe, ko hari ikintu uzageraho. Ukeneye kongera gutekereza, ugasubiza imembero, ugasubiza umutima inyuma, ukavuga ngo noneho Mana, ndemeye, mfashe umwanzuro. Uyu mwaka wa 2026 ndashaka kubana nawe mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Ndashaka ko tugirana urugendo, ndashaka ko dutemberana. Hahandi wajyaga wikorana ikintu ukumva yuko hari umuntu muri wo muragikorana, ukaganira n'Imana ukavuga ngo Mana, ese ino nzira nyice, ese Mana ngiye kino kintu ngitekereza. Ariko ndimo ndabwira abantu basobanukiwe Imana, bigeze kumenya, bigeze kugerageza kugira urugendo rwo kubana n'Imana, bakabana n'Imana, bakavugana n'Imana, ariko no munsi bakaba babona nta nzira, ntaki. Abo nibo bantu ndi kuvugana nawe uyu munsi, abo nibo nageneye ino message, kugira ngo bamenye yuko uyu munsi wa none niwongera ugaha amahirwe, ukongera ukiha amahirwe, ukavuga ngo Mana, ndashaka kugaruka mu buzima bwanjye, ndashaka gukora nawe iki ngiki, ndakubwiza ukuri mwene data, uzabona ubuzima bwawe buhinduka muri 2026. Uzabona hari impinduka, uzabona ibyo wabonaga bidakunda bikunze, kuko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo ni njyewe ubwenge abaswa, nkicaranya n'ibikomangoma. Rero iyo Mana itanga ubwenge ikabuha umuswa atarabufite akabasha kuba umuhanga, yabura gute kubana nawe muri gahunda zawe zose za buri munsi, muzupanga mu bintu ugambirira, kugira ngo iguhe ubwenge mu byo utekereza, muri gahunda upanga, mu bushobozi, mu byo utekereza, mu byo ushaka gukora. Ni gute iyo Mana yabura kubana nawe? Ndakwinginze nshuti yanjye urimo urumva kino kiganiro, ndakwinginze nongere mwinginge kubw'imbabazi z'Imana. Niko Paulo yajyaga avuga ngo ndabingize kubw'imbabazi z'Imana, ongera usubire ku isoko, ongera utekereze, ongera umutima wawe wumve ko wasabana n'Imana, wumve ko umutima wawe uhaye Imana. Uzabona urimo uragenda hari igihinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi uzagaruka hano ushima Imana, tubwire ngo nyamara rya jambo mwambwiye nabonye rikora mu buzima bwanjye, nabonye Imana hari ikikora, nabonye Imana hari ikihindura. Rero mwene data, dukomeje kubana. Iki ni ikiganiro dukunda kugira kuri no channel Gospel TV. Nakagaruka tuzajya dukomeza kubana uko bwije nuko bukeye, tujya inama, kandi tuzamenya byinshi mu iyobokamana. Imana y'amahoro ibamere umugisha.